Regiyo Mariya, igitabo gisobanura Regiyo ya Mariya. Gukomeza umutwe wa kabiri, intego ya Regiyo. Intego ya Regiyo ya Mariya ni uguhesha Imana ikuzo mu kwitagatifuza kw'abanyamuryango, bakesha isengesho no gushyira hamwe bayobowe n'abakuru ba Kiliziya mu butumwa bwa Mariya na Kiliziya bwo kujanjagura umutwe w'inzoka no guteza imbere ingoma ya Kristu, nk'uko byemejwe na konsiliyumu kandi bigashyirwa mu gitabo gikuru cy'umuryango. Regiyo ya Mariya iyoborwa n'umushumba wa diyosezi na padiri mukuru wa paruwasi mu mirimo igamije imibereho myiza y'abantu n'iya gisiyo gatolika. Igihe cyose abo bayobozi basanze byagirira akamaro Kiliziya kandi binogeye abaregiyo, ntacyo abaregiyo bakora muri paruwasi batabiherewe uruhusa na padiri mukuru cyangwa undi mupadiri ubifitiye uburenganzira. Icyambere, intego itaziguye ya bene iyo miryango y'abarayiki ni ugufasha Kiliziya kurangiza ubutumwa bwo kogeza inkuru nziza mu bantu no kubatagatifuza, babakangurira kuyicengezamo amatwara y'ivanjiri mu materaniro anyuranye n'aho bari hose. Iya kabiri, ugufatanya no kubaha amategeko yihariye y'inzego z'imiryango yabo. Abarayiki bazana ubumenyi n'ubushishozi bwabo maze bakarangiza inshingano zabo bayobora imiryango yabo, ugushakashaka imiyoborere myiza y'ubutumwa bwa Kiliziya, ugutegura no gushyira mu bikorwa gahunda y'imigambi yabo. Icya gatatu, abo barayiki kandi baba barihaye umurimo w'iyogezabutumwa, babyibwirije cyangwa bitabiriye umugambi wo gufatanya iyogezabutumwa ku buryo butaziguye n'abayobozi b'imiryango yabo. Bagomba kumvira ubuyobozi bwa Kiliziya nyirizina, kuko aribwo bushobora gutanga icyemezo ku mugaragaro cy'ubwo bufatanye. Umutwe wa gatatu, kamere n'amatwara bya Regiyo ya Mariya.